Yesu yagaragaje ko hazabaho impuha z'intambara, ibishyitsi ndetse n'ibyorezo, kandi abantu bazaba bikunda badakundana babo. Aha, icyo gihe bene data nicyo dusohoyemo. Ni ubwami buzaheruka isi, niko yamusobanuriye, niko byanditswe bivuga. Ariko kandi ubwo bwami ikazaba atari leta imwe, ahubwo ari leta ebyiri zihuje umugambi. Ariko kandi muribuka ko ibyo byose byarangijwe n'ibuye ryaturutse hejuru mu ijuru, ridahanuwe n'umuntu uwo ari we wese, ryikubita kuri icyo gishushanyo cy'izahabu n'ibindi bivangavanze, cyose kiramenagurika, ntihasigara n'akantu na kamwe. Ibyo murabizi neza ko Daniel abisobanura, yasobanuye neza ko Imana yerekaga Nebukadinezari ko ubwami bwose buzamukurikira n'ubwo arimo nabwo buzahanguka bugashiraho. Ubu rero turi mu gihe cya nyuma, kuko ayo mami yose hasigaye ubwami twebwe duhagazemo muri iki kinyejana. Imana ishimwe, torero ry'Imana, turabakunda muri Kristo Yesu. Imana ibahe umugisha. Nkuko bisanzwe muri kumwe na Apostle EVODE. Imana ibishimire aho muri mu bihugu bitandukanye. Reka ntangire nshimira abantu badukurikirana bari mu bihugu bya Afrika. Reka nsoze nshimira abari ku migabane y'ibihugu by'Uburayi. Urukundo rwanyu no kwitanga kwanyu no gusenga mudusengera kugira ngo dukomeze kwamamaza ubutumwa bwiza, amasengesho yanyu atugeraho. Imana ibishimire. Munyemerere dutangire dusenga Imana kugira ngo tuganire icyo Imana ishyize ku mutima w'abera. Mana, urakoze kubana n'abana bawe. Nukuri ntabari nge, ahubwo izina ryawe rihabwa icyubahiro. Uri Imana ikomeye, uri Imana ifite imbaraga, uri data wa twese mwiza, uri Jehova Rafa, uri Jehova Nisi, uri Makadeshi. Amazina yawe ni menshi, uriho kandi wahozeho uzahoraho. Bana n'umuntu wese udukurikiranye muri kano kanya muri iki kiganiro kuri channel Pastor EVODE Ministeri Latashe Ministry. Ndagushimiye ko uyu muryango mugari uri kugenda wongeramo abandi bantu bashya kugira ngo bakomeze gukurikirana ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana, bahindurira abantu nabo gukiranuka. Nicyo wandemeye kugira ngo menyeshe iby'ubwiru bwawe, namamaza Imana yaduhamagaye. Warakoze kubona ko ndi wo kwizerwa ukangabira umurimo wawe. Haleluya. Warakoze kuzirikana bene data ntibicwe n'ibyaha. Urakoze bana natwe mu izina rya Yesu, amen. Tugiye kuganira, turimo dusenga. Iyo dusenga turahishurirwa, tuganirizwa n'Imana. Hari imbaraga nyinshi muri kugenda mubona mutazi izibyihisha inyuma. Nibyo bintu tugiye kubanza kuganiraho. Ese ni iyihe mpamvu abantu benshi b'urubyiruko cyangwa se n'abakuze bari kwatakwa n'umwuka wo gucanganyukirwa, ugasanga umuntu ibintu ari gukora n'imyaka afite ntago bihuye? Ni iyihe mpamvu? Ese nuko abantu ahari imyaka yabo itagenda ikura yiyongera? Igisubizo ni oya. Ese no kubera isi iri mu muvuduko mwinshi w'iterambere? Tugiye kubireba naho hamwe n'iby'Imana yagiye ituganiriza. Iyo dusenga ngo abantu bamererwe neza, twatura amagambo y'umugisha. Hari iby'Imana ivuganira natwe. Muri kino gihe giheruka isi, Bibiliya ivuga ko amatwi azaba arya abantu. Ibintu byose mubona biri kubaho, ugasanga umuntu w'imyaka 50 n'ingahe
we yirirwa mu bintu bidafite 12, bidafite icyo byakwigisha umwana we, bidafite ibyo byakwigisha n'abazamukomokaho bandi. Ese mutekereza ko ari iki? Muri kino gihe giheruka isi, Yesu yagaragaje ko hazabaho impuha z'intambara, ibishyitsi ndetse n'ibyorezo, kandi abantu bazaba bikunda badakundana babo. Aha, icyo gihe bene data nicyo dusohoyemo. Niki kiri kuba? Satani arabizi neza ko igihe cyamurangiranye. Dusohoye mu gihe umwanzi ari kubona ko abazisasira bari bakeya, arashaka gukomeza kurekrita benshi. Niyo mpamvu abakuze bamwe na bamwe babaye ibiraro biyobora urubyiruko mu bibi. Gute? Bibiliya igaragaza neza ko umuntu akwiriye kumenyereza umwana inzira nziza akiri muto, azarinda asaza atarayivamo. Rero icyo gihe ako kanya ababyeyi ntimugafite, kandi ubwo mudafitiye abana banyu kubatoza Imana, Satani we afite umwanya hamwe n'abadayimoni byo kuyobya abo bana. Bivuze iki rero? Ibikoresho byinshi ni iby'imburamumaro, ni ibikoresho bya Satani. Mu by'ukuri urambwira kubona umuntu warangije masters mu Buhinde ari mu kabari runaka, cyangwa se ari gutaha yihagarika mu mapantaro ye, uratekereza umwana umubonye arasoma iki? Araza kubona ko nibwo buzima, kuko uwibahetse aba yigisha uri mu mugongo. Bivuze iki rero? Niki bidusaba muri iki gihe? Ndi gutanga umusanzu wanjye, kuko niki Imana yanshiriye ku isi. Turasaba ababyeyi, bapapa, abamama, nimugire discipline, nimugire indangagaciro z'abantu bakuru. Hari ibiganiro mudakwiriye kuganira, hari intonganya zidakwiriye muri mu bana, hari ibintu byinshi mudakwiriye kugenderamo kugira ngo mutegure ejo hazaza h'urubyiruko ruzubaka igihugu cyiza kandi n'itorero ryiza. Hanyuma uyu mwuka wa Satani wo guhuza abantu, ngira ngo murabubona no ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Kubona abakobwa bacu, bashiki bacu, bamwe bari kwambara ubusa bakanavuga ko badashaka guhugurika. Mwese mutekereza ko uri yari umwuka w'Imana yaturemye? Ntabwo Imana yaturemeye kwandagazanya, Imana yaturemeye kubahana, kandi uwubashye umubiri we aba yubashye n'abamubyaye, aba yubashye n'igihugu. Ariko uwandaritse ubuzima bwe aba yandarika ibyo byose mvuze. Bene data bakundwa muri Kristo Yesu, ndabahugura nk'intumwa z'Imana. Imyambaro yose ntabwo iri kuva mu bushake bw'Imana, bikorwa byose ntibiri kuva mu bushake bw'Imana. Iterambere ryose ntiriva ku Mana, hari n'iriva kuri Satani, ku kuzimu. Mwitondere rero iyi minsi, kuko ni injyana muntu. Turi mu bihe bikomeye, urukundo rwa benshi rwarakonje, ariko kandi ibyanditswe bigomba gusohora. Ntabwo twenda kurugarura, ariko ni ibidutegurira imperuka y'isi. Iyo usomye igitabo cya Danieli ndetse n'ibyahishuwe, usangamo amabanga y'ubwiru bukomeye. Ariko mu byo Danieli yahishuriye umwami Nebukadinezari, yamubwiye ko igishushanyo cy'izahabu yabonye, amaguru ari ibyuma bivanze n'ibumba. Ngira ngo ibyo mwese murabizi nk'abakristo, ni ubwami buzaheruka isi, niko yamusobanuriye, niko byanditswe bivuga. Ariko kandi ubwo bwami
ikazaba atari leta imwe, ahubwo ari leta ebyiri zihuje umugambi. Ariko kandi muribuka ko ibyo byose byarangijwe n'ibuye ryaturutse hejuru mu ijuru, ridahanuwe n'umuntu uwo ari we wese, ryikubita kuri icyo gishushanyo cy'izahabu n'ibindi bivangavanze, cyose kiramenagurika ntihasigara n'akantu na kamwe. Ibyo murabizi neza ko Daniel abisobanura, yasobanuye neza ko Imana yerekaga Nebukadinezari ko ubwami bwose buzamukurikira n'ubwo arimo nabwo buzahanguka bugashiraho. Ubu rero turi mu gihe cya nyuma, kuko ayo mami yose hasigaye ubwami twebwe duhagazemo muri iki kinyejana. Ni ibintu tuziga mu gitabo cya Daniel, kuko turacyari kwiga iby'ijuru. Ariko kandi niba ari bwo bwami bwa nyuma, nkuko tubisoma tukabyizera, uretse ko tunakuremo gushidikanya ngo niba niko biri. Ibyanditswe byose byahumetswe n'Imana, byanditse muri Bibiliya, bigira umumaro wo kutwigisha. Bivuze ko ubwo turi mu gihe cya nyuma, ubwami bwa nyuma, ibumba rivanze n'ibyuma, bivuze ko umwanzi nawe yamaze kumenya neza ko igihe cyamurangiranye. Erega bene data, agakiza karatwegereye cyane kurutsa igihe twizereye. None rero, niba uyu mwanya tuganiriye wifuza kuba mu gisata cy'abazabana n'Imana, kuko iryo buye rikimara kwikubita kuri icyo gishushanyo cyaramenaguritse ntihasigara akantu na kamwe, bisobanuye ko ubwami bwa Kristo buzava mu ijuru bukamenagura amaleta yose y'isi, bukima ingoma itazashira iteka. Iyo mubona twambaye amakoti n'amakaravati, iyo mubona twemeye umuhamagaro, twamanitse ibiganza tukavuga ngo twemereye umwami Yesu, twahuye n'uyu mwami. Ni umwami uriho, nubwo abantu batamurebesha imboni z'amaso yabo, ariko mu mwuka turamwumva. Kandi bizarangira isi yose n'ijuru abitegetse mu gihe kitazashira, ahubwo iteka ryose tuzimana ingoma na Kristo. Nifurije buri muntu warunkurikiye muri iki kiganiro, twarebaga ibiriho, ese birasura iki, ese kubera iki abantu benshi bari kuva mu mugambi mwiza bakajya mu mugambi mubi. Nta yindi mpamvu, ni umwanzi Satani ubyihishe inyuma. Ariko kandi icyo agendereye niki? Twabonye ko isi iri kurangira. Ukuri kurangira rero niko ashaka abazisasira. Hari igihe uvuga ngo nzaba nihana ejo, ejo hawe urahazi, uyu munsi urahazi, ariko ejo hawe ntawuzi. Mbibutse ko hari abantu babyutse none biremera, barimo batambuka bageze mu mihanda, modoka igongana n'indi, ubuzima burarangira. Uwo niba yavugaga ko azihana ejo, ahe ntihakibukwa. Ikuzimu nta migambi, nta n'imigabo. Hari undi wabyutse ahumeka umwuka neza, ariko yisanga yicaye mu ntebe, uhumeka biramunanira, ubu ari muri bomboni. Hari undi wabyutse anyeganyeza uwo bashakanye, asanga nta gihumeka. Ibyo biratwereka ikirere, birerekana ko uyu munsi hawe urahazi, ariko ejo hawe ntahuzi. Icyo nkwifurije nk'intumwa y'Imana, nuko waba muri Kristo Yesu, ukakira Yesu, ukamwizera, ugahora wezwa, kugira ngo ubugingo bwawe butunganirizwe kuzabona Imana. Erega bene data, ubutumwa bwiza tuvuga, ntabwo abantu bangana natwe miliyari zikurikira zakurikiye Yesu ku isi ntabwo bayobye. Bibaye ari ibipindi, twamanika amaboko tukavuga ngo ibyo twigishije natwe ntitwari tubizi. Ariko ubwo tubizi, tukaba dufite ijambo ryahanuwe kandi rirushaho gukomera, nimukomere mu mwami. Muri Kristo Yesu tuzabaho ubuziraherezo. Ijuru rirahari, no kuzimu kurahari. Uyu mwanya sinzi igihugu urimo niba bwije cyangwa bukeye. Iwacu tugeze 11:00
hafi 16 wowe sinzi aho isaha yawe igeze, ariko aho igeze ari hose icyo nzi nuko nta muntu uzatura nk'umusozi. Nkwifurije rero kwegera Imana no kubana n'Imana. Ubwami bw'Imana burahari, ariko n'ubwa Satani burahari. Abigisha benshi bigisha ku bwami bw'Imana, ariko n'ubwa Satani burahari. Ariko kandi twe ntituriho ngo twigishe ibya Satani, turiho ngo twigishe iyobokamana. Imana ibahe umugisha, Imana ibane namwe. Ndabakunda cyane. Niyo mpamvu dufata uyu mwana tugafata umurongo wo kubwiriza ubutumwa bwiza kuri channel yanyu Pastor EVODE. Imana ibane namwe, Imana ibagure, Imana ibagirire neza. Ndashaka umuntu ufashe umwanzuro mu gihugu arimo icyo ari cyo cyose wo kuyoboka inzira nziza y'agakiza, wo gukiranukira Imana, wo kwihana ibyaha, wo kureka ubusinzi, wo kureka ubujura, wo kureka ubwibone, wo kureka imyuka mibi akayivamo, akayoboka umwuka w'Uwiteka. Uwo muntu ashyira ikiganza hejuru, sengane nawe isengesho rikomeye ry'imbaraga. Mana uyu amaze kubitekerezaho, arabyizereramo kubera ko wadutumye nk'intumwa zawe ngo tuganirize abera b'Imana. Ndasenze ngo iminyururu yari gufashe ikurekure. Ndasenze ngo icyifuzo wari warashyize imbere y'Imana uyibwira ngo nusubiza iki nanjye nzakuyoboka. Ndasenze ngo gisubizwe, tubone abagwira mu bwami bw'Imana. Mana hariho inyigisho nyinshi z'ibinyoma kuri social media, ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, ariko kandi ndazi neza kuko ufite imbaraga n'ubutware n'ubushobozi. Urahambaye Jehova Rafa, urahambaye Jehova Nisi. Mu mbaraga z'umwuka wera, mu mavuta y'ubwapostolike, ndatura kubohoka, ndatura imbaraga, ndatura ubutware, ndatura ubushobozi bw'Imana. Ndacomokora abana bawe aho bacometse mu migambi ya Satani, ndabacomeka mu gisekuruza cyo kwa Aburahamu cyo kwizera. Urakoze Mwana, uhaye abana bawe agakiza, kandi uyu byizeye reka tuzakakambana ikirere hamwe n'abora bose bazamutse. Urakoze mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen, amen. Imana ibane namwe bakundwa muri Kristo Yesu. Gukora subscribe aho ngaho ukaba umusabone wacu bizaba byiza. Ese nimba ibitangazamakuru bitandukanye, imbuga zitandukanye zamamaza Satani zifite amamiliyari y'abasubscribe abakurikirana, kuki mutakanda aho ngaho ngo dushyigikire ubwami bw'Imana? Nanone ndabifuriza kubana n'Imana. Imana ibahe umugisha. Wakidukenera kudushyigikira, kudusobanuza, gusengerwa, nimero iraho ngaho. Imana ibane namwe. Shalom, shalom, shalom.